Bene data bakundwa, izina ry'Uwiteka Imana yacu rihimbazwe, iyo iduhaye kubaho uyu munsi, iturinda iminsi yacu yose yo kubaho, ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Gize umugisha wo guhabwa n'Imana iri jambo, kugira ngo turisangire kandi turiganire inshuti z'umusaraba, twungurane byinshi muri uru rugendo turimo rujya mu ijuru. Mwemere tubanze dusenga Imana, hanyuma tugaruke turiganira, twinginga Imana ngo ibane natwe. Imana Data twese mwiza, si umwami wacu Yesu Kristo, Imana ikiranuka ibihe bidashira, yera kandi iba mu ijuru ndetse ikabera hose icyarimwe. Turagushimiye urukundo n'imbabazi utugirira, tugushimiye ubuntu tugiriye, tugushimiye uyu munsi uduhaye, tugushimiye ko ukomeje kuturinda kandi ko wadusezeranije paradizo yera, aho tutazongera kugira imibabaro ukundi, ahantu abera bazaba ibihe bidashira. Ubwo rero duhaye iri jambo ngo turyunguraneho muri uru rugendo, ritubere inkomezi. Turasenze ngo uze urishyigikire, ubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen amen. Inshuti z'umusaraba kandi bene data bakundwa, numvise Imana impaye ijambo uyu munsi ryafashije umutima wanjye kandi ryanteye gutekereza ibintu byinshi. Munyemerere turisangire kandi rwose mu gahe katari kanini, hanyuma turikuremo impamba y'umunsi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo w'8. Bibiliya iravuze ngo mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Niwo murongo nshaka ko twibandaho. Baravuga ngo mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Iyo usomye uwa 9 baravuga ngo umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data twese n'umwana we. Umurongo wa 10 uratangaje, yaravuze ngo nihagira uza iwanyu atazanye izo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti ni amahoro. Uhereye kera nyine abantu bigisha inyigisho zitari ukuri, zihabanye n'ukuri kw'ijambo babayeho. Umwanditsi rero yabwiye abantu, ndababwira ati nihagira umuntu uzavuga ibindi bintu bitari agakiza, avuga ibyo gusubira inyuma no gukora ibyo abantu bashaka, yigisha iby'ubuntu bwo gukora ibyaha, akigisha ibyo kugomera Uwiteka Imana, we ntimuzamucumbikire, mbese ntimuzamuhe umwanya. Imana niturengere. Twongereho ijambo ryanditse mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, hanyuma turebe kiriya gice cya kabiri. Mucyo dusome n'umurongo wa 1 mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Imana idutabare kandi Imana yo mu ijuru niturengere cyane. Nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Impamvu birayisobanuye ngo ni ukugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Uwiteka Imana yacu iturengere cyane. Ntabwo ndibuze kuvuga amagambo menshi, numvise mfashwa n'aya magambo. Icya mbere ni ukwirinda kugira ngo tutabura iby'imirimo twakoze. Inshuti z'umusaraba bene data, abantu bakoze imirimo myinshi.
hari n'abakoze iringaniye, hari n'abakoze mike. Ikiriho ni uko abantu bakoze imirimo. Hari ibyo abantu baretse bamaze kumva inkuru nziza y'ibya Yesu Kristo, hari ibyabo batanze, hari amasengesho y'uburyo butari bumwe bagiye basenga biyirije ubusa se, hari ukuntu abantu bigomwe. Mbese byanga byakunda muri iyi nzira mu by'ubu bugingo hari ibintu abantu baretse. Hari n'abageze kuri rwa rwego nka rumwe Pawulo yavuze ngo noneho ibyari indamuye ngo yabifashe nk'igihombo ngo kubwo gutunga Kristo. Mana niturengera. Aravuga ngo yabifashe nk'amase, aravuga ngo birabambwe, ngo kandi nawe arabambwe. Mana yacu nidutabare cyane. Hanyuma hari abantu mbese buri muntu afite urwego yagezeho mu gukorera Imana. Icyo nzi ni uko hari ibintu abantu bakoze. Abantu bagiye mu marepetisiyo mu makorari mu buryo butandukanye, imvura igwa, izuba ryaka. Abantu bakijwe muri 90 na kangahe, abandi muri 2000, abandi muri 10 na kangahe. Abantu biga inyigisho z'umubatizo bajya mu mazi menshi, bubaka insengero. Abantu biyirije ubusa iminsi 3 batarya batanywa. Abantu batanze amaturo yabo n'ibya 10 byinshi cyane. Abantu bafashije imfubyi n'abapfakazi n'abakene. Abantu bazengurutse imisozi mu mavuna. Abantu bakoreye Imana mu buryo bwinshi. Bibiliya itubwiye iki? Iravuze ngo mwirinde inshuti z'umusaraba bene data, mutabura iby'imirimo mwakoze, ngo ahubwo ikinyuranyo cy'ibyo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Imana nishimwe. Aravuga ngo umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho yaba yarakoze imirimo myinshi. Naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wa twese n'umwana we. Haleluya. Uguma mu byo Kristo ubwe yigishije, ijambo ry'Imana y'isaha ratubwiye ngo uwo ni we ufite Data wa twese n'umwana we, ni nawe uzahabwa ubugingo. Imana nishimwe kandi nihimbazwe. Wandikiye Abaheburayo yababwiye iki? Yaravuze ngo nicyo gituma dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira tudatembenwa tukabivamo. Ibintu byatuma abantu batembanwa bakabivamo, ndabarahiye birahari. Ubukene, inzara, ibyorezo, indwara, ibibazo mu miryango, agahinda gakabije, siterese. Ibintu byatuma abantu batembanwa bakabivamo ni byinshi. Ariko Bibiliya iratwihanangirije nanone, iratubwiye ngo abantu bagerageze bakora ibishoboka byose, bagira umwete wo kwita ku byo bumvise uhereye kera cyane. Mana yo mu ijuru nishimwe. Abantu bita ku byo bumvise kugira ngo badatembanwa bakabivamo, bakajya gehinomu barakoreye Imana. Mana niturengere. Nabonye abantu batangira imishinga ntirangire. Natwe twese byagiye bitubaho, ni ukuri turi mu isi nta bitabaho. Nabonye abantu basiganwa ntibarangize isiganwa, bamwe bakarirangiza abandi bakagarukira mu nzira. Nabonye abantu bubaka amazu ntarangire. Nabonye abantu batangira amasomo ntibazayarangize. Natwe ubwacu twagiye twiga twagera ku cyiciro runaka, umuntu kubera impamvu runaka akabisubika. Ijambo rero ryatubwiye ry'Uwiteka Imana ngo mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze. Mbese kuba hari imirimo umuntu yakoze ntibimuhesheje kwigororerwa, birasaba ko asoza uwo murimo yagombaga kuba akora.
ni nka kurusu cyangwa se isiganwa, aho uhembwa ahembwa ari uko yageze ku musozo w'urugendo. Natangajwe cyane, nababajwe na nyamurya nino mu gitabo cy'umugenzi, biravuga ngo bamaze kuganira, igitabo cy'umugenzi murantunge kiravuga ngo bamaze ngo kuganira, ngo baragenda, noneho ngo baje kugera ngo ahantu hitwa mu isayo, agahinda gasaze, ngo yari irimo ibyondo byinshi, ngo yari iringanije icyo kibaya. nuko nabo ngo batangira kuko ngo bagendaga, ngo bitondaga, ngo batungurwa no kugwa muri iyo sayo ngo yitwaga agahinda gasaze. Igitabo kiravuga ngo bamarayo umwanya, ngo bagerageza ngo kwisayura, ngo bivurunga cyane ngo mu byondo. Imana idutabare, natwe ni nk'uko urugendo rutumereye. Hanyuma ngo umukristo ngo atangira gusaya cyane, ngo kuko yari ahetse wa mutwaro. ngo ariko nyamurya nino ngo aramubaza ati mukristo we, mbese ugeze? Umukristo ati nanjye simbizi rwose. Nyamurya nino ngo abyumvise ngo atangira gushoberwa, ngo ararakara cyane, ngo abageza mugenzi we ati tubanje kubona ibyago dutya mu rugendo rwacu, noneho arangije amuga ati urusigaye bizacura iki? Aravuga ati nabonye mva hano nkiri muzima, nagusigiye icyo gihugu cyiza, akaba ari wowe ukiragwa wenyine. Maze agira umwete yisayura agana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo. Imana niturengera. Mbese ntago nyamurya nino yari committed, ntago yari yiyemeje, ntago yari yiyangaje muri uru rugendo. Yari agiye mu by'ukuri, ariko anagifite umutima, agatima karehare ko gukunda ibyahava. Birasaba muri uru rugendo abantu biyemeje, bakaba bazi aho bajya, bakunze ibyaho bajya kuruta ibyaho bava. Imana nidutabare. Nari mvuze ngo Imana iduhaye ijambo rivuga ngo tugire umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Ibintu byatuma abantu batembanwa byo ni byinshi, ahubwo ikiriho cy'inkomezi ni ukwita ku byo abantu bagiye bumva no kwibuka imirimo twagiye dukora kugira ngo tuharanire kuzayihemberwa. Twibukiranye ko uzagororerwa n'umuntu utarakoze iyo mirimo, bitari ugukora iyo mirimo gusa, ahubwo kuba ubwayo yarayikoze akagera ku musozo w'urugendo. Imana niturengera. Ibyo byose akabikora kiranuka. Imana idutabare. Usiganwa ntabwo igihembo iyo atageze ku musozo w'urugendo. Iyo agezemo hagati ntabwo bamubarira niba ari urugendo rwa Tour du Rwanda mu isiganwa ry'amagare Kigali Rusizi, ntabwo bamubarira ngo yageze Muhanga cyangwa Ruhango. Yewe niyo wagera i Huye, kabone niyo wagera Nyamagabe, ntacyo bitanga kereka ugeze i Kamembe aho abasiganwa barangirije, aho umurongo abasiganwa wa nyuma bahagararaho nawe ukawugeraho. Bitari ibyo isiganwa ryawe riba imfabusa. Ntekereza ko n'uwahembwa atahembwa nk'ibyo abasoje urugendo. Wenda hari ibyo yahabwa muri urwo rugendo byo kumufasha, byo kugenda bimworohereza kugeza aho yageze. Nyine byashoboka ko ukuntu abantu bagiye babana n'Imana hari ibyo yagiye bafasha, ibyo yagiye bakorera muri urwo rugendo bari barimo, ariko aho urugendo rugeze nyine ntabwo wahemberwa igice, ntiwahembwa nk'aho abasoje urugendo bageze. Imana niturengere. Uru rugendo rero ndasenga nanjye, ngusengera nisengera nanjye ubwanjye ngo tuzarusoza amahoro, ariko tubiharanire, tubihirimbanire. Izina ry'Iteka Imana yacu rihimbazwe. Twongere dusenge, hanyuma nawe muri iki gihe
ujye uzirikana yuko dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira tudatembenwa tukabivamo, ndetse kandi ko uwasoje urugendo ari we uzahembwa. Wa muririmbyi mwiza wa 271 yaravuze ngo Yesu databuja nzamukora ntacogora. Iyo hajemo gucogora bipfuye. Mana data, tugushimira ijambo duhaye, tugushimiye kutwitaho. Hanyuma umuntu wese wumvira ijambo mu buryo ubwo ari bwo bwose, ni inginzi Imana ngo rigirane rimukura nawe rimugeza. Izina ry'Uwiteka Imana rishimwe, kandi Imana itwongere imbaraga, irinde itorero, irinde igihugu, dushyigikire muri iyi minsi igoye iruhije abagenzi, maze nitwambuka rwa ruzi nitugera iwacu mu gihugu cy'abera, tuzahimbaza Imana yacu ibihe bidashira. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.